Muri inkuru yacu reka turebere hamwe intandaro yo guhindura ibendera, ikirangantego ndetse n'indirimbo y'igihugu u Rwanda rwari rumaranye imyaka igera kuri 39 uhereye mu mwaka w'1962 ubwo u Rwanda rwabonaga ubwigenge. Rumaze kugira amabendera abiri, ibirangantego bibiri n'indirimbo zubahiriza igihugu zigera kuri ebyiri. Ubusanzwe rero mu by'ukuri ni ibintu bibaho gake cyane guhindura ibirango by'igihugu, kuko rero binyura mu nzira nyinshi cyane kandi bigasobanura ko igihugu gifashe intego n'umurongo utandukanye n'uwo cyari gifite, nk'uko mu by'ukuri bigenda bigaragaza ibyo bisobanuro. U Rwanda rero rwagize amateka ashaririye cyane yaranzwe n'amacakubiri yagejeje kuri jenoside yakorewe abatutsi. Guverinoma y'ubumwe yagiyeho nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi yisanze mu ihurizo rikomeye cyane ryo gushaka umurongo uzahuriza hamwe igihugu cyari kimaze rero gucikamo ibice ku buryo rero bugaragara. Guhera mu mwaka w'1998 kugeza mu mwaka w'1999 muri village Rugwiro habereye inama zidasanzwe zari zigamije kwigira hamwe uko igihugu kizabaho mu myaka iri imbere. Ingingo ivuga ku bumwe bw'abanyarwanda yaganiriweho igihe kinini cyane. Ibirango igihugu cyari gifite byashyizweho ubwo u Rwanda rwabonaga ubwigenge, byatunzwe agatoki cyane kuba rero nyirabayazana wo gucikamo ibice kw'abanyarwanda aho kubahuza nk'uko bikwiriye. Profeseri Joseph Nsengimana niwe wari ukuriye ubunyamabanga bw'izo nama ziswe izo mu Rugwiro. Nyuma y'iyo nama rero kandi yayoboye itsinda ryashinzwe guhindura ibirango by'igihugu nk'uko izo nama zari zabyemeje. Muri Kamena uyu mwaka yabwiye ikinyamakuru Akadomo.com ko muri izo nama bemeranyije ko ibirango u Rwanda rwari rufite tibonwamo na buri wese, no kuvugana buri munyarwanda wese. Yagize ati burya rero ibiranga umuntu mu by'ukuri byerekana icyerekezo uba ugamije. Twarebye ibendera uko ryari rimeze, tureba ikirangantego byose byemezaga ya macakubiri. Nk'ibendera mu mabara yaryo hari aho bavugaga ngo umutuku ni amaraso y'abaparmehutu yamenwe kugira ngo rero bazahure u Rwanda. Raporo y'inama rero zo mu Rugwiro igaragaza ko nk'indirimbo ibahiriza igihugu yarataga amatwara y'ishyaka Parmehutu, ikibutsa bamwe uburyo abayoboke ba Parmehutu babatwikiraga inzu bakica abavandimwe babo, abandi bakabirukana mu gihugu, n'ababashije rero kurokoka nibemererwe kugaruka. Ibendera naryo basanze rero ririmo ingengabitekerezo ya Parmehutu yo gutanga abanyarwanda nk'aho ibara ry'umukara risobanura ko rihagarariye ubucakara bw'imyaka 400 abahutu bamazemo batotezwa n'abatutsi. Ikirango nacyo kirimo ibikoresho byifashishijwe isenya u Rwanda ari byo umuheto, umwambi ndetse n'umuhoro. Hanyuma Profeseri Nsengimana yavuze ko nyuma yo gusesengura ibyo birango hafashwe umwanzuro wo kubihindura hagashakishwa ibishyashya buri munyarwanda ibonamo nk'uko yabitangaje. Yagize ati twemeza ko rero ibyo birango bigomba kuranga ubumwe bw'abanyarwanda, bigomba gukuramo amacakubiri, ko n'amabara rero agomba rero gutanga icyizere ku banyarwanda. Hashyizweho itsinda ryagombaga rero gukoresha amarushanwa hagahimba ibirango bishya bikubiyemo rero icyerekezo gishya cy'u Rwanda. Abari bagize iryo tsinda bazengurutse ibice bitandukanye by'igihugu bakoresha amarushanwa. Nsengimana agize ati twafunguye dushyiraho ukuntu bizakorwa kugira ngo rero hoye kubamo kubera mu by'ukuri ati ari indirimbo, ari ikirango, ibendera, nta muntu wagombaga kwandikaho izina rye. Ati twababwiye ko bakora amabahasha abiri, imwe nini bagashyiramo ibikorwa byabo, iya kabiri nto bakayishyira mu ya mbere bakandikaho amazina yabo bakabyohereza gutyo. Ati niko twabigenje. Ati twafataga yabahasha nini tugashyiraho nimero yayo, na kakandi gato tugashyiraho nimero zisa. Kakandi gato rero karimo amazina, no kuvuga kakagenda rero kakabikwa, noneho ya yindi nini akaba ari byo dushyikiriza akanama nkemurampaka. Abatsinze rero mu guhanga amagambo agize indirimbo ibahiriza igihugu babaye abagororwa bari bafungiye kuri gereza iyo ku Karubanda. Injyana nyayo Rwanda nziza ifite rero uyu munsi wa none yahimbwe na Captain Jean Bosco Hashakimana wo muri Army Jazz Band y'ingabo z'u Rwanda. Ibendera ry'igihugu ndetse n'ikirangantego bihimbwa n'umunyabugeni kirimo bene cyo Alphonse. Profeseri Nsengimana kandi yavuze ko uburyo y'amarushanwa yakozwe byerekanye ko rero ubumwe bw'abanyarwanda koko ubushoboka. Yagize ati ibyavuyemo biratangaje, nk'indirimbo yubahiriza igihugu amagambo yahimbwe
n'abagororwa bo kuri gereza ya Karubanda. Ntitwari tuzi aho abo ari bo na gato. Irushanwa ryo gushaka injyana yayo iya mbere yabaye iy'umwana wo muri X-File, umusore wari muri Army Jazz Band. Yakomeje avuga ko guhindura ibirango by'igihugu byaciye intege cyane abari bagifite ingengabitekerezo jenoside, cyane cyane umutwe wa FDLR. Yagize ati icyo gihe FDLR niba hari ikintu cyahise rero kibaca intege ni ihinduka ry'ibendera ry'u Rwanda. Ibirango ni ikintu gikomeye cyane kirema umutima w'igihugu imbere mu gihugu. Abatarabyemeye rero baragiye, ababyemeye noneho rero batangira kubishyira mu bikorwa ariko babyumva kimwe. Ibyavuye rero mu marushanwa byashyikirijwe inama y'abaminisitiri, bimaze rero kwemezwa bitangazwa mu igazeti ya leta. Ku itariki ya 1 Mutarama 2022 u Rwanda rwabonye ibirango bishya birimo ibendera ry'igihugu, ikirangantego cya Repubulika n'indirimbo ibahiriza igihugu, bisimbura ibyari bimaze imyaka 39 bikoreshwa kuva mu mwaka w'1962 nk'uko rero Profeseri Nsengimana yakomeje kugenda bitangaza. Mu by'ukuri ngibyo rero ibijyanye n'ihindurwa ry'ibijyanye n'ikirango cy'igihugu, ibendera ry'igihugu, byose muri rusange akaba ari ikintu gikomeye cyane ku bijyanye n'ubumwe bw'abanyarwanda muri rusange, nyuma y'uko u Rwanda rwaruve mu bikomeye cyane. Jenoside yakorewe abatutsi yari imaze guhitana abasaga miliyoni, mu by'ukuri abatutsi basaga miliyoni, igihugu kirimo mu by'ukuri amacakubiri menshi cyane ashingiye cyane cyane ku moko, ariko ukabona yuko nyuma y'uko bicaye bakaganira bakareba ikigomba gukorwa uyu munsi wa none, hari intambwe ikomeye cyane igihugu kimaze gutera imbere mu buryo bufatika cyane, yaba ndetse no mu mibereho y'abanyarwanda, ariko kandi banareba no kumwe bw'abanyarwanda, ukabona ko mu by'ukuri hari ikintu cyo kwishimirwa muri iyo myaka yose ishize, uko ari 26 kuva jenoside yakorewe abatutsi yahagaritswe n'ingabo za RPF. Abakoraga ubucuruzi buto buto bwambukiranya imipaka n'abahoze bakorera indi mirimo itandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basaba leta nabo kuborohereza kwambuka no gukomeza imirimo yabo yari batunze nk'uko yabikoreye abanyura ku mupaka wa Rubavu Goma. Umunyamakuru wacu Temistocle Mutijima araduye inkuru irambuye. Hari ukuntu wagendaga ukajyana ibicuruzwa bitarangira ukabibitsa, bafunze ku mugoroba ibicuruzwa benshi byasigayeyo. Aba bari wahaye amadeni undi baraza bagafata. Numwe muri abo bahoze bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka hagati y'umujyi wa Kamembe mu Rwanda na Bukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aragaruka ku kibazo batewe n'ifungwa ry'imipaka kubera icyorezo cya virusi ya corona. Ari uwari watanze amadeni bagomba kwishyura nta mafaranga yabonye. Mu by'ukuri iki cyorezo cyageze ku bantu benshi, ariko twebwe noneho nk'abacuruzi bato bato twagombaga kubaho ari uko twambutse umupaka. Buri munsi ushobora kwambuka, ndetse byaba ngombwa ukambuka 2-3. Gufunga umupaka byaraturemereye cyane mbega. Uyu kimwe na bagenzi be bavuga ko nyuma y'aho imipaka ifungiwe bagerageje ubundi buryo bwo kujya boherereza ibicuruzwa bahoze ari abakiriya babo ngo nabo babohereza amafaranga barebe ko baramira imiryango. Gusa ibi nabyo ntabwo byabahiriye. Twizeraga turiya tumodoka tujyana ibicuruzwa byacu n'abakiriya bacu tukavugana, ariko byashyikayo abo twatumye ntibagarura amafaranga, bakabamenyesha ko bazayohereza, tugategereza tugaheba, ndetse twanahamagara amatelefone akavaho. Kurabyohereza atangira avuga ngo wanyohereje karite mbi, ngo ibiro ntibyari byuzuye, kandi mu by'ukuri iminzani bapimiragaho niyo bapimiraho, n'ubundi karite babahaga niyo babahaga, ariko kubera ko nta muntu wahigereye naguruza ibyo umwohereje abijora uko abyumva n'uko ashaka, akabigira n'intandaro kugira ngo atakwishyura. Si abacuruzi bato bahungabanyijwe n'iri fungwa ry'imipaka gusa, abakoreraga indi mirimo iciriritse muri iki gihugu cy'igituranyi kenshi babaga ariyo batezeho amaramuko, nabo ubu babuze ayo bacira n'ayo bamira. Urugero ni nk'aba bahoze batishayo amasambu yo guhinga, batabonye n'uko basarura ibyo bari barahinze mbere y'iyaduka ry'icyorezo cya COVID-19. Ubu twarahombye cyane. Nk'ubu bandi imirimo 2 muri Kongo naringiyeyo, ntacyo nigeze nkurayo kubera iyi ndwara. Twakomye n'amashyari ya kuri douane titi nyabona ni muduhe imisi ingahe dusagura imyaka, ariko turebe ko twakurayo n'imifuka ingahe, umuntu yakurayo n'imifuka ingahe. Abategetsi bacu baranga ngo twakora dukurayo indwara ikaturinda. Ubwo rero ibyacu byariwe n'abakongomani, nicyo gituma inzara twagaganije gutya. Abantu ko mubabona gutya ntibakirya. Nanjye ndi umukecuru, sinkibona icyo nkoraho.
ni ukugenda nzunguruka gutya kugira nishe abuzukuru mu kanya bataza bakambaza ati mawe watetse iki. Mu gihe inzego z'ubutegetsi ku ruhande rw'u Rwanda n'urwa Kongo ziheruka kugirana ibiganiro zikanzura ko habaho uburyo bwo korohereza abacuruzi bambukiranya imipaka hagati ya Rubavu na Goma, aba nabo barasaba ko batekerezwaho. Cyadushimisha